kumenyera rwa rusaku rwanyu nubwo rwabaga urusaku ariko ko byadufashaga abo bazimu bakagenda se hari n'ubasha n'ugenda ntago abo bazimu basaba imyuka y'abadayimoni kugira ngo bayitegere amatwi iraza kubafasha. Ibyo twamenya iyi nkuru twayiteguriwe na James wo mu bigo bya Philippine, mukaba mugiye kwigezwaho nanjye Ishimwe Samuel. Ibyo twamenya mu bigo bya Philippine, ikigo cya Philippine ni ahantu heza watembera n'umuryango wawe mugasabana mukishima, kandi ibi mu bigo bya Philippine harimo ibice bimwe na bimwe birimo ahantu hatari ubutumwa bwiza bw'Abadiventiste umunsi wa karindwi, bitewe n'uko mu mwaka w'1995 habayeho umutingito usenya ikigo cyacapaga impapuro za gikirisitu harimo nka Bibiliya n'izindi mpapuro za gikirisitu, nuko ubutumwa bwiza burabuza kubura mu icyo kigo cya Philippine. Mu mwaka w'1905 uyu witwa Engwine, perezida wa Union Conference, yatembereye mu kigo cya Philippine, aho yaje gusura inteko nkuru rusange y'icyo gihugu y'icyo kigo, maze abasaba yuko imirimo y'Abadiventiste umunsi wa karindwi yatangira muri icyo kigo. Ubwo akajya yoherezayo ababwirisha butumwa ibitabo bakabasha kugarura umurimo w'Abadiventiste muri icyo kigo. Mu mwaka w'1920 haje koherezwayo umusore witwa James ndetse n'abanyeshuri bari bigana mu mwaka wa nyuma usoza mu shuri ry'iyobokamana mu gihugu cya Australia. Baje koherezwa mu icyo kigo cya Philippine. James ageze mu icyo kigo cya Philippine yakodesheje inzu ku ruhande, aho yasanzemo abandi babaga mu iyo nzu, mbese yari ghetto, habamo abantu ku ruhande baba mu gundi muryango. Nyamara akigera muri icyo kigo cya Philippine, muri iyo nzu abantu babaga mu muryango wundi wo ku ruhande baramubwiye ati iyo nzu nubwo muyijemo ibamo abazimu ndetse n'abadayimoni, nijoro hakaza ibintu bikikubita ku mabati tukarara tudasinziriye, nubwo muyizemo ariko nyine muzi ko n'izo mbogamizi zihari ntabwo muzigera mugira amahoro. James ntabwo yigeze atinya bitewe n'ayo makuru yari ahawe, kubera ko yari yizeye yuko abapfuye ntacyo bazi bajya mu gituro bagategereza umuzuko wa Yesu Kristo, kandi yari yizeye ko Imana ibasha kumurinda ibibazo byose n'ibigeragezo yahura nabyo. James yakomeje kuba muri iyo nzu, burira barasenga we n'abanyeshuri bagenzi be babanaga bari baturukanye mu gihugu cya Australia, barasenga cyane kuko bumvaga ko Imana mu by'ukuri irababa hafi. Iyo mizimu ntabyo bari bizeye ko barahura nabyo. Barasenga siri cyumweru bayibamo nta kibazo. Bamaze kumenyera icyo kigwa batangira gukora umurimo bari babazanye muri icyo kigwa, kubera ko muri icyo kigwa nkuko natangiye mbibabwira nta abakirisitu nta bari barimo, bitewe n'iryo bura rya Bibiliya kubera iryo capiro ryari ryarahavuye. Ubwo batangira kuvuga umurimo w'Imana, bagarura abantu kuri Yesu, barasenga bakora umurimo, babona abantu 50. Nkavuga ngo iki? Hashize ibyumweru bibiri bakora umurimo, baje kwegera wa muryango babana ku ruhande, barabaza ati se hari muracyumva y'amajwi yikubita ku nzu n'ibintu bisakuza nijoro, muracyabyumva? Baje kubabwira ko bakibyumva. Nuko James arababwira ati uwabaha ibyigisho bya Bibiliya se na Bibiliya mukajya musoma mukanasenga bwije hari ko byabafasha. Uwo muryango waje kumubwira ko nta migisho nta n'ikintu cyerekeranye n'iyobokamana bashaka kumva mu matwi yabo, ubwo byumvikana yuko basengaga mbese ibigirwamana. Ubwo baza kubyanga James, ariko ntabwo yigeze acika intege, kumva ko inzu abamo we niyumva afite amahoro, ariko abantu babana ku ruhande bakumva ibintu byikubita ku nzu, ntabwo yigeze asinzira mu iryo joro. Bukeye abwira abanyeshuri biganaga, arababwira ati nubwo aba bantu banze ko twigana tukabaha n'ibitabo bakabyanga, ariko twe ntabwo turaterera iyo, twe tugiye kujya dusenga nijoro cyane, tunaririmbe cyane mu ijuru riranguruye, ahari hari icyo byafasha aba bagenzi bacu.
bwarije koko barasenga mu ijwi riranguruye, mu gitondo barasenga bararirimba mu ijwi riranguruye, kubera ko babaga mu cyumba kiteganye n'abo bantu, mbese bumvaga ko basinziriye cyangwa se baryamye. Naho urabizi iyo umuntu ari mu cyumba kinumva ibintu biri gushanganyira ukumva ko umuntu ari maso. Icyo gihe rero niho bafataga umwanya bagasenga bakaririmba cyane kugira ngo hagire icyaba batahindura kuri abo bantu. Ibyo bizimu bumva n'indi myuka mibi barebe ko byava muri iyo, barebe ko byabavamo. Hashize iminsi bakomeje gusenga, uwo Jamusi yakomeje yaraje abaza abantu babana ku ruhande, arababwira ati se iyo mizimu muracyayumva? Aravuga ati ntabyo tucyumva, usibye urusaku ahubwo rwanyu ruturembeje. Mwavuga ngo iki? Amen. Imizimu iragenda maze abantu bajya basinzira, abantu nabo bakajya basinzira nta kibazo bafite. Jamusi kubera ko yari amaze kugarura itorero, amaze kubona umubare munini w'abantu baza gusenga aho yateraniraga, aho yigishirizaga, yashimye Imana. Aravuga ati Imana yanjye ndagushimye ko wampaye itorero ndetse ukampa na bagenzi banjye tubana ku ruhande bukaba batuje. Arashima Imana avuga ati Imana yanjye ndagushimiye kandi nzahora nguhimbaza. Jamusi bukeye kubera ko yari amaze kugera ku ntego ze, byabaye ngombwa ko asubira muri Australia. Abyutse ari gupakira abantu babanaga ku ruhande, aramubwira tugiye he ko twari tumaze kumenyera rwa rusaku rwanyu nubwo rwabaga urusaku ariko ko byadufashaga. Abo bazimu bakagenda, se hari n'ubasha n'ugenda ntago abo bazimu bazagaruka? Tumusera ababwiye ati mufate Bibiliya na n'ubundi n'ibyigisho mujye musoma, abo bazimu ntago bazagaruka ukundi. Bemeye kwakira iyo Bibiliya ndetse n'ibyigisho. James ariko nubwo yagiye yasize b'abanyeshuri be bakiri muri icyo kigo cya Philippines, James arabasiga aragenda muri Australia. Hashize iminsi b'abaturanyi nabo baza kwemera umubatizo, barabatizwa. Ubu nabo n'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ubwo aya makuru y'ahandi nakagaruka baravuga, ariko badusaba yuko muri amaturo y'Isabato ya 13 y'iki gihembwe azafasha kohereza ababwirizabutumwa 1000 muri ibyo bigo bya Philippines kugira ngo bongere bagarure ivugabutumwa muri icyo gihugu. Aya ni amakuru hano mwateguriwe na MC Andre, MC Chezine, mukaba mwagezwagaho nanjye Ishimwe Samuel. Amakuru hano nawe ubutaha. Amen. Kwa Jansenga Vispi aka kanya twahageze 5 kuri 5.